ndagusujeho kuri iki kiganiro ubutumwa ku rubyiruko ubu n'amahoro bituruka ku mwami Imana bibane nawe. Nishimiye kongera kubana nawe muri iki kiganiro. Uyu munsi turi buganire ku nsanganyamatsiko urubyiruko mu muryango. Muri kumwe nanjye Irene niyo yanyiza, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'inshuti yanjye Mukunderis Gabriel. Tukaba turi bufatanye muri iki kiganiro. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenge. Turagushimira Imana yacu, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe ukomeza kutugaragariza ko bwije nuko bucyo uhabwa icyubahiro. Turetse mwuka warangaza abandi natwe muri iki kiganiro tugiye kugirana, yaba twe n'abadukurikiye, uduhane umugisha mu izina rya Yesu, amen. Gabriel, iyo umuntu avuze urubyiruko hari ubwo kenshi umuntu adasobanukirwa se urubyiruko ni muntu ki, arangwa n'iki? Watangira utubwira muri make ese ubundi urubyiruko ni muntu ki? Urubyiruko ubundi twavuga ko ari uguhera ku myaka 10 kugera kuri 35, ariko urwo twibandaho cyane muri iki kiganiro cyacu ni hagati y'imyaka 10 kugera ku myaka 20. Hanyuma umuntu uri muri icyo kigero rero akaba agira ibintu byinshi bimuranga bihinduka bitandukanye n'uko yari ameze akiri umwana, haba mu miterere, ku mubiri we uko mubona arahinduka, mu ijwi n'ibindi bihinduka ku mubiri we, mu mitekerereze, uburyo umuntu wari umwana iyo ageze muri icyo kigero hari uko imitekerereze ye ihinduka, ndetse n'uko agenzura cyangwa se ajyana amarangamutima ye birahinduka cyane iyo ageze muri ibyo bihe. Ndetse ni byinshi cyane turagenda tuvuga muri iki kiganiro, nuko navuga ku rubyiruko. Urakoze. Nk'uko bivuze turi bwibande ku rubyiruko ruri hagati y'imyaka 10 kugera kuri 20. Birumvikana n'ababa bakibana n'ababyeyi cyangwa se abo ababyeyi baba bagifiteho ububasha bwo kubategeka no kubayobora. Ese umuntu yakwibaza, ababyeyi hari icyo babiteze ku bantu bageze muri iyo myaka? Ego, urumva umubyeyi undi yabyaye umwana hari uko aba amutekereza, uko agenda akura, uhereye ku kigero cy'imyaka mike yazamuka hari uko umubyeyi aba amutekereza, cyane cyane noneho yageze muri icyo gihe cy'urubyiruko umubyeyi aba yumva ko umwana we akwiriye noneho kugaragaza icyo azakora. Nibwo umubyeyi aba yumva niba umwana azaba docteur, ashaka nyine ko umwana agaragaza icyo azakora, icyo azimarira mu buzima, akumva ko umwana agomba kumwubaha cyane muri icyo gihe, cyane ko umwana ugeze muri icyo gihe ababyeyi baba babibona ko yahindutse, hari imyitwarire aba afite yatangiye guhindura n'ibiki imitekerereze ye. Umubyeyi rero hari uko aba yumva amutekereza ko yifuza ko amera, yumva agomba kumwumvira biruseho, yumva ko inama zose, ikintu cyose akwiriye gukora akwiriye kukibaza umubyeyi. Nibyo ngibyo kenshi umubyeyi aba yiteze ku muntu w'urubyiruko. Urakoze. Ariko ntabwo twavuga ko ari ababyeyi bonyine baba bafite icyo biteze ku bana babo, ahubwo n'urwo rubyiruko nabo bageze muri ya myaka nabo hari ikigomba guhinduka ku cyo biteze ku babyeyi. Ese urubyiruko rwo ruba rwiteze iki ku babyeyi? Urubyiruko rugeze muri icyo gihe cyane cyane ikintu cya mbere baba bumva biteze ku babyeyi ni umudendezo, nicyo baba bifuza. Muri make baba bifuza ko nimba numva nshaka gukora iki ngiki ndagishaka kandi nta muntu uri bumbuze, nagitekereje. Baba bumva nta wundi muntu ahari utekereza kubarusha, baba bumva ari bo ibitekerezo byabo byangombwa cyane. Bityo rero aba yumva ikintu cya mbere yiteze ku mubyeyi we ari umudendezo, haba mu byo akora, kwa kundi twasabaga uruhushya tukiri abana, kumva ko nyine gusaba uruhushya ari ikintu kitari ngombwa, agomba kwigenga. Haba ku mafaranga, kumva ko nimba akeneye amafaranga agomba kubwira umubyeyi mpa amafaranga, ntanamubaze ngo ugiye kuyakoresha iki, akumva ko nyine afite umudendezo ku bintu byose, igihe atahira, igihe agendera, abo bagendana. Ku rubyiruko aba yumva ku babyeyi be bakwiriye kumuhereza umwanya agakora icyo yumva yifuza. Urakoze. Muri uwo mudendezo hajya havukamo ibibazo, ugasanga urumva nk'umuntu ufashe ububasha bwo kugira none icyo akorera ubuzima bwe, hari ubwo rimwe na rimwe hagaragaramo imbogamizi cyangwa se ibyo nakwita ibibazo. Ni nk'ibi bibazo bikunze kugaragara cyane urwo rubyiruko rukunze guhura nabyo. Mu rugo
urumva nyine hatangira kuba intambara cyane cyane ku bamama, akumva ko umubyeyi w'umumama akumva ko nimba mvuze ngo ntugende nuko nabivuze, nk'uko aba yumva nyine umwana we aracyari umwana, agomba kumwumvira ibintu nk'ibyo. Noneho urubyiruko narwo rukumva ko akwiriye gukora icyo agomba gukora nyine n'icyo inshuti ze bo batekereje. Rero ibibazo bikunda kuba, usanga akenshi batumvikana. Nimba avuze ati ndashaka kujya aha, mama we akavuga ati ntaho ujya, ariko akanga akabikora, bikaza kugaragara ko yasuzuguye. Ukumva ko ikibazo kirimo mama ntanyumva, mama ntago yumva ko nkwiriye ntekereza, ntago ajya aha agaciro ibitekerezo byanjye. Mama we nawe araho yumva ko umwana atakimwumva. Akenshi iyo uganiriye n'abamama barakubwira ati umwana wanjye yarananiye, ukibaza ukuntu umwana yamunaniye, se akora iki? Ugasanga akenshi nta nubwo yamunaniye bigaragara, ariko kubera ko iyo umwana avuze bitandukana n'ibyo mama avuga. Nimba amubwiye ngo, nimba basanzwe barira ku meza tuvuge bose, wundi akavuga ati ntabwo mbishaka, ntabwo ushaka kurira rimwe n'abandi, akagirayo nyuma y'abandi, ugasanga mama biramubabaje, abapapa nabo nuko. Ugasanga nyine harimo kutumvikana ku rubyiruko n'ababyeyi. Birumvikana, ariko ntabwo yaba urubyiruko ntabwo ari rwo rwonyine ruba rufite ibyo bibazo, ahubwo nabo babyeyi baba bafashe za nshingano nshya. Urumva wa muntu akiri munsi ya myaka, icyo yabwirwaga cyose yagikoraga, inama zose yahabwaga n'izo yakurikizaga, mbese yumvaga umubyeyi abona ko ari we muyobozi. Noneho yatangiye kumva ko nayo hari ubundi bushobozi yifitemo bwo kugira andi mahitamo n'uburyo yayobora ubuzima bwe. Ese ababyeyi bo bahuriramo n'ibihe bibazo muri uko guhinduka k'uwo mwana n'iyo mitekerereze? Ababyeyi be bahuriramo n'ibihe bibazo? Birumvikana ibibazo ku babyeyi nabyo biba bihari, kuko nimba njye narabyaye umwana nkamutoza, nkavuga ntuzajya ukora iki, nkumva ko nyine agomba kugenda uko nshaka. Uyu munsi nkabyuka nkamubwira nti ndashaka kugutuma ahangaha, nawe akambwira ati oya nanjye mfite gahunda iyi n'iyi. Urumva birambabaza nk'umubyeyi, numva ko umwana ansuzuguye. Ikindi, urubyiruko akenshi nk'iyo hari abashyitsi, ntabwo ari ba bantu baba bashaka kuza ngo babe kumwe n'abashyitsi babaganirize, ariko ugasanga ababyeyi babo nibyo bashaka, utaje ngo usuhuze runaka, ibiki urubyiruko rutabishaka. Ababyeyi rero bakabifata ko yansuzuguye, byagenze gutya na gutya. Cyangwa se ugasanga hari urubyiruko rumwe ruzana inshuti zabo mu rugo bakabyina, niba ari abakunda kubyina, cyangwa se bagatembera bakajya hehe. Ibyo ababyeyi bikabababaza cyane, akumva ko yateje akavuyo mu rugo, ntabwo yubashye urugo rwanjye. Kenshi usanga harimo nk'ababyeyi bavuga ati nimba wakuze uzamvire mu rugo, uzagende sinkigushaka ahangaha, ibintu nk'ibyo. Kubera ko aba yumva abangamiwe, umwana we nyine ntakimwumva, ntagishaka gukora ibyo umubyeyi amwifuzaho. Nibyo bibazo akenshi bibaho, cyane cyane nanone ku masomo. Ugasanga niho haba ibibazo. Urubyiruko ati ndashaka kwiga ibi, umubyeyi nawe ati ndashaka ko wiga ibi ngibi. Umubyeyi akavuga ati njye ndakuze ndakureberera, ndashaka icyatuma utera imbere, ndashaka ikizatuma wibeshaho. Undi nawe akavuga ati hoya ntabwo ugomba kuntegeka icyo nkora, ibintu nk'ibyo. Umubyeyi rero akumva ko umwana yamusuzuguye, agatangira kwiyumvisha ko ari hasi, ko hari ikibazo umwana we afite. Bamwe bagenda baganira wenda n'abakuru b'amatorero, abantu bakuze mu mafamiye, cyangwa se hari n'abasanga abantu bize ubujyanama ko ati umwana yarananiye nimumufashe. Urumva ko kiba ari ikibazo. Ego birumvikana, ariko mu by'ukuri nubwo bimeze bityo ntabwo twavuga ko kuba umuntu yahindura iyo myaka agezemo ari ihame kugaragaza iyo mico yo kutumvikana n'ababyeyi cyane. Yego bishobora kuba, ariko nanone hari uburyo umuntu ashobora kuba yabyitwaramo bikaba byakemuka. Nko mu ijambo ry'Imana, Pawulo niwe wagiriye inama, Pawulo niwe watanze inama, aravuga ati byose ndabyemerewe ariko si byose bifite umumaro. Dukwiye no kujya tugiramo amakenga y'uburyo duhitamo ibidufitiye umumaro, haba kuri twebwe mu myaka tugezemo n'imihindagurikire igomba kuba, ariko bitanabangamiye ababyeyi cyane.
na hano muri Zaburi y'119 umurongo wa 9 wanditse ngo umusore azenza inzira ye ate, azayicesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Yaba uburere wahawe n'ababyeyi, yaba ndetse n'uburere bw'iyobokamana wahawe, byose ni byiza ko ibyo byose bigumana mu mutima ukabikurana, kuko burya ababyeyi iyo barera baba bameze nk'abavomerera imbuto. Rero ntago imbuto ikura ijya mu cyerekezo kindi, ahubwo ibyo yiha uko uyitaho aba ari ukugira ngo izakure bihwanye n'imbaraga washyizemo kugira ngo igere hahandi. None watanga iyihe nama ku rubyiruko? Ku rubyiruko burya ntago kenshi iyo uvuga urubyiruko n'ababyeyi bazamo cyane cyane urubyiruko iyo uri kurugira inama uko rubana n'ababyeyi biba byiza ubanje guhera ku babyeyi, kubera ko urubyiruko aho bari ni icyiciro cy'ubuzima barimo, kandi bagomba kukinyuramo uko byagenda kose. Ibyo banyuramo uko umubona hari ibihinduka ku mubiri we, niko mu bitekerezo bihinduka, niko mu marangamutima ye bihinduka, ndetse ni nako n'imibanire ye n'abandi bantu ihinduka, yaba mu nshuti ze, yaba mu muryango, yaba no mu bavukana, bigomba guhinduka. Niyo mpamvu rero umubyeyi bwa mbere akwiriye kumva urubyiruko, akwiriye kumva umwana we, akwiriye kumva akavuga ati umwana wanjye nimba yarameze gutya afite imyaka 5, ntago ariko yarameze afite imyaka 6, ntago ariko yarameze afite imyaka 9. Ukagenda umubyeyi akagenda agerageza kumva umwana we, agerageza kumva impinduka umwana we agira. Nimba umwana avuze gutya, ntuhite umukabukira ngo utomboke ube nkaho nyine akoze ikintu kitaba, kuko aho niho urubyiruko ruhera rushaka guhangana n'ababyeyi babo. Ababyeyi nibo navuga twaheraho tubwira uko babigenza, nuko yabanza kumva umwana we, akumva bwa mbere icyiciro agezemo, akumva ko atari we wa mbere ukinyuzemo kandi ko atari we wa nyuma, kandi akibuka ko nawe icyo gihe yakinyuzemo, ahubwo agafasha umwana we kukinyuramo neza, amwubaha, yubaha n'umuryango we ndetse n'itorero n'igihugu akagihesha agaciro. Bakajya bagira umwanya wo kuganira mu rugo. Hari ababyeyi kenshi cyane muri ibi ubona umubyeyi arabyuka akajya ku kazi agataha umwana yaryamye. Icyo gihe iyo urubyiruko, iyo umwana amaze gukura akagera muri icyo gihe tuvuga cy'urubyiruko, niho nyine kuko aba atazi umubyeyi we, ashatse yagenda ntarare mu rugo, ashatse ntawaba yaramenyereye kubona ngo amusabe uruhushya ngo byagenze gutya na gutya, ngo papa cyangwa mama iki cyambayeho, nagiye hano iki kiraba, nta byabazi. Rero iyo ageze muri ibyo bihe ugatangira gusa naho umutegeka, biramubangamira. Icyambere rero nuko ababyeyi baba inshuti z'abana babo, mukajya muganira, ukamubonera umwanya kuva kera akiri muto, atari ukuvuga ngo uracunze nagera ku myaka 10 uzatangira kuganira nawe. Oya, ahubwo uzatangira kuganira n'umwana wawe akiri mutoya cyane, ataratangira no kuvuga. Ujye umuganiriza, abone ko muri hafi, uri inshuti ye, uri umujyanama we, azakura akwiyumvamo. Icyo gihe rero nikigera cy'urubyiruko, na hahandi azageza akakubaza ati ariko ko umuntu yambwiye gutya nibyo, ese bigenda gutya koko? Azakugira inshuti. Nakugira inshuti ntago ibyo bindi byo kuba yagusuzugura, byo kuba yavuga ntumwumve cyangwa wowe ukavuga ntakumve, ntago bizabaho. Ego ni byiza rwose, izo nama ni ugusaba Imana cyane tukabasha kuzikurikiza. Ndetse tujya twumva atarimo ivuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, uzabyumva kenshi ari imvugo ikoreshwa, ndetse si no kuvuga ngo ni imbaraga z'igihugu gusa, ahantu hose urubyiruko ruri, yaba mu muryango, niwe muntu uko kubona ko yitezweho imbaraga nyinshi, ndetse nk'uko wabivuze mu byo ababyeyi baba barwitezeho, ni ugutangira kugaragaza ibyo bazaba byo mu minsi iri imbere. Rero no ku Mana nuko bimeze burya, nayo cyane abantu bageze muri icyo gihe ibi bitezeho gukora, kuba abafatanyabikorwa bayo beza kuruta abasaza batagifite imbaraga, cyangwa se abana batari basobanukirwa. Urumva ko rero abo ngabo nibo Imana bayitezeho cyane gukoresha mu murimo wayo. Ni muri ubwo buryo rero ngira ngo dusome amagambo ari muri iki gitabo Uburezi ku ipaji ya 60, banditse ku muntu bita Elisa.
barandika ngo iyo yabaga afatanya na se mu nshingano za buri munsi zimuhira yabaga yiga gufatanya n'Imana. Hahandi twabonye ko tuba tugeze aho dukoresha imbaraga zacu uko twiga gukorana n'abagize imiryango yacu, aba ari n'umwitozo mwiza udutegurira kuba abafatanyabikorwa beza n'Imana mu murimo wose idushakaho. Ndetse ngo hari icyo tugomba gusobanukirwa nk'urubyiruko, ngo urubyiruko kuri paje ya 59 mu gitabo cy'uburezi, ngo urubyiruko rukeneye gusobanukirwa ukuri kuvuga ko impano rufite atari umutungo warwo bwite. Niba ugeze muri ya myaka, hari benshi bagutezeho, baguhanze amaso, biteguye kureba icyo uzatanga. Imbaraga zarwo, igihe n'ubwenge bwabo byose n'ubutunzi batijwe. Hari impamvu impano runaka ufite muri icyo kigero. Hari benshi biteguye kugira icyo yabamarira. Imbaraga zawe hari benshi zishobora kuba zazahura mu bunyantege nke. Izo mpano ni umutungo w'Imana, kandi nicyo gituma buri musore n'inkumi bakwiriye kwiyemeza kuzikoresha iby'agaciro gahanitse. Nk'uko twabivuze no muri wa mudendezo tuba dutangiye kugira, dukwiye kureba ibifite umumaro, atari byose dutagaguza za mbaraga dufite. Buri wese n'ishami Imana itezeho amatunda, ni igisonga cyaragijwe umutungo ugomba kunguka, ni umucyo ugomba kumurikira mu mwijima ubundi cy'isi. Ngiyo inshingano dufite. Nubwo dufite na byinshi byo kubaka ubuzima bwacu, uzasanga ari naho umuntu atangirira kubaka icyerekezo cy'ubuzima bw'ejo hazaza, ariko hari n'ibindi dutezweho. Ibi byose tumaze kuvugaho. Ndagira ngo rero nsoreshe amagambo ari muri iki gitabo ku ipaje yaho ya 252, naho hari amagambo nifuza ko dusoma tukanayasorezaho, bari kuvuga ikigomba kuranga urubyiruko cyane, ikintu cyitwa kubaha no kugira ikinyabupfura muri abo bantu bose, yaba mu muryango nyarwanda ndetse no mu muryango wagutse tuba tubayemo ahantu hatandukanye. Baranditse ngo hari ubwo ngo abantu benshi cyane bageze mu myaka y'urubyiruko ngo bakunda kwita ku bigaragara inyuma, ukaba yavuga ati mfite imbaraga, kubaha umuntu w'umusaza bikaba ari ibintu bigoye kubimwumvisha. Ariko mu by'ukuri ntago ariko bikwiye kugenda, ntago bakwiye kureba ibigaragara inyuma, ngo ahubwo ishingiro ry'ikinyabupfura nyakuri ni ukubaha abandi, yaba abato n'abakuze bose. Umuntu abasabwa kububaha. Uburezi bwa ngombwa kandi buramba ni ubusakaza mu bantu bose umuco wo kugira impuhwe n'ubuntu, kandi bugateza imbere ubugwaneza ku bantu bose. Iyo ngirwamuco y'uburezi idatoza umusore kubaha ababyeyi be, ngo ashime ibyiza byabo, ngo yihanganire inenge zabo kandi abafashe mu byo bakeneye. Uwo muco ntutuma azirikana ubukene bw'abandi, ngo abagirire neza, abagirire ubuntu, kandi ngo afashe urubyiruko bagenzi be, abageze mu zabukuru n'abari mu makuba, ndetse ngo bibaha abantu bose. Bene ubwo burezi ntacyo buba bwaragezeho. Uburezi bwo kuba utakumva wakubaha abandi, kumva ko hari ubufasha bagukeneyeho kandi ko ugomba kubaha, ubwo burezi ngo nta kintu buba bwaragezeho. Niyo mpamvu rero nshuti rubyiruko mukuri iki kiganiro, nanezezwa cyane nuko nubwo wenda hari uwasanga yaratandukiriye, batubwira neza ko ngo binyuze mu kwisunga imbaraga ya Kristo, inenge n'amakosa yose twakoze bibasha gukosorwa, tukagira itangiriro rishya cyane ko ntarirarenga. Nibyo rero nasoza nifuriza umuntu wese wari kuri iki kiganiro guhindura imibereho ye, gukora ibyo Imana ishaka, kandi n'umuryango we umwitezeho cyane urubyiruko. Nasoze rero mbashimira kandi mbararikira no gukomeza gukurikirana ibiganiro bindi dukomeza kubategurira. Nishimiye kubana nawe Gabriel. Reka dusoze dusenga. Twongeye kugushima Mana yacu, tugushimiye neza ko ibyo dukeneye byose uba ubizi kandi bikaza mu gihe gikwiriye. Reka wumvishe umutima buri wese igikwiriye, ndetse umubashe gufata umwanzuro w'ukuri mu izina rya Yesu. Amen.